muri Daniyeli ibice bitatu ku murongo wa mbere ukagenda ukageza ku murongo wa 30 hakwereka ibya ba basore batatu Saduraka na Meshake na Abedenego. Reka dusome umutwe w'amagambo aravuga ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6, agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo baraza bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Umuntu uhamya itegeko ry'umwami ararangurura ati, yemwe bantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko abantu bose bumvise amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, ab'amoko yose y'indimi zitari zimwe bubarara hasi baramya icyo gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Uwo mwanya abakarudaya baza kurega abayuda. Babwira umwami Nebukadinezari bati, nyagasani nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu. Ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, aribo Saduraka na Meshake na Abedenego, batakwitayeho. Nyagasani ntibakorera imana zawe kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Geze ku mutwe w'amagambo uvuga ngo Saduraka na Meshake na Abedenego banga kuramya igishushanyo. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka, Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, cyangwa se nko kuvuga ngo arabakabukira, aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abedenego, nimwe mwabyitumye cyangwa se nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko naho itadukiza, nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Hano haravuga ngo kamasubiremo, ariko naho itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kubararira icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Tugeze ku mutwe w'amagambo uvuga ngo
ba Saduraka bajugunywe mu itanura ry'umuriro ntibashya. Dukomeze. Nebukadinezari azaberanywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka karindwi. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abedenego ngo bajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze nuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho, kandi umuriro ugurumana cyane bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshaki na Abedenego, birabica. Ubwo aho hantu murahumvise ngo maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho, kandi umuriro ugurumana cyane bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshake na Abedenego, birabica. Aho gukurura Abedenego na Saduraka na Meshake, ahubwo byikururiye ababateruye. Nuko abo bagabo batatu Saduraka na Meshake na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunyemo mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Kamasubiremo ngo, arababwira ati, dore ndareba bane babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshake na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshake na Abedenego baherako bava mu muriro. Maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo ubatwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Tugeze ku mutwe w'amagambo uvuga ngo umwami ahimbaza Imana ya Saduraka. Ngo ndera wa mwami Nebukadinezari nyine ngo ahimbaza Imana ya ba Saduraka. Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Nicyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Tugeze ku murongo wa 30. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ibagirire neza cyane. Umutwe w'amagambo ari ugiye gukurikiraho n'uvuga ngo umwami arota inzozi azirotorera Daniyeli. Ariko aho byari ibindi tutavuze, ahubwo umurongo wa 30 wigarukiye hano havuga ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Nari nababwiye yuko aba basore batatu Saduraka na Meshake na Abedenego
ibyababayeho biboneka muri Daniyeli ibice 3 umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 30. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Impamvu iyi video nyibasomeye aya magambo nyabasomeye ni ukubera yuko umuntu wese wayumvise aya ngaya yabasha kugira icyo amukoraho ku mutima we aramutse ayumviye mu mwuka, ntayumve ari mu mubiri. Aha ngaha rero tuzajya dukomeza kubashyiriraho video nziza zitandukanye, bizajya biterwa n'icyo Imana cyangwa se umwuka yadushoboje. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ukore share, usharingire iyi video abantu bawe, uraba ukoze umurimo w'Imana, kuko nanjye ushyizeho iyi video nkoze umurimo w'Imana, wowe nanjye rero turaba dukoreye Imana. Imana iguhe umugisha cyane.